Mbanje kubasuhuza hano kuri iki kiganiro hano kuri channel ya OPPAA Films. Murabona hano turi kumwe na timu ngari, timu y'abana beza, abasore ndabona banikohoye. Ariko nagira ngo nyine banze ndamba presenter. Bari na mbere ngiye nitwa Dani. Hano nasanze ari timu ngari, nasanze ari kuririmba ngo indirimbo zahimbiwe BD. Sinzi ni ariko bazita ngo zahimbiwe BD. Ndagira ngo wenda ako mungana mwese ndakeka mufite umuntu nyine ubakure cyangwa mbego bahagarariye bamwita OPPAA. Ndagira ngo wenda banze abibwireho gatoya wenda cyangwa abwiye ni no kubona itimu ye imeze mbega muri rusange nabo tanya tubabaza umwe ku wundi ari nako bagenda batwibwira se batangiye guturu urugamba rwo gukina filime. Sinzi niba narwita urugamba cyangwa narwita yenda iki, ariko bitangiye gute, se bageze hehe, se bazarangiriza hehe, se bazahita babivamo nyuma yo gukina no film sanze bari gukina, ese bazakomeza se bafite ama projet menshi ibintu nk'ibyo ngibyo. Ako misako zagataho mana misako turi mu kiganiro sibyo. Ndagira ngo wenda mbanze baze ubakuriye, sinzi ndabona yangiye kure, sinzi impamvu yagiye kure, ntabwo ko yicana imbere yanjye, ariko nta kibanza banza ngo baze ati se OPPAA we banza tubwire muri make. Numvishe ngo iyi filime ni yawe, naje kuri set sanga muri gukina, se filime yitwa gute, ese filime zagica hehe, ni ama episode angahe, ni amasera angahe, ese irarangira cyangwa ni comedy? Byose babitubwira nyine kugira ngo tubashe kubyumva ndetse n'abadukurikira banze babisobanukirwe neza. Ese ushaka musobanura filime yose? Igira imbere ariko banza biganza igira imbere mu mwanya igira imbere. Mu mwanya igira imbere tuganire neza. Reka nsutamiriza ahangaha. Sutamiriza aho ngaha. Ushaka musobanurire details zose za filime uko izagenda? Ushaka mubwira amazina yanjye? Okay, murakoze. Ngiye icyo nshaka kukubaza, hano muri shooting filime biragaragara musanze kuri set, sibyo? Izo nsanze nyine muri no ufite BD, nabwo turamenye wayikoze se ninde, ese yageze n'imyaka ingahe, agishaka ko ari ibanga wenda bitewe no kunari ribu. Ngiye icyo nshaka kumenya no kuntu ese iyi filime yitwa gute, ese tuzayikurikirira hehe, ese zasohoka ryari, episode ya mbere cyangwa ya kabiri cyangwa niyo mugeze yaba ari comedy uratubwira. Nawe utubwire wowe uri wese OPPAA uri muntu kinyenze OPPAA gusa nta rindi nzi. OPPAA ni umusore w'ingaragu ukeneye iterambere. Bivuze ngo urarugaragurika. Ukeneye iterambere. Ubundi ingaragu biva ku nshinga kugaragurika. Ukeneye iterambere umva, ukeneye nyine hazaza tu. Ikindi amazina yanjye nitwa Fabrice ajya mu bandi. Iyi movie turimo turakina yitwa UMUZIRO series, igomba kugira episode 12. Binabaye byiza yanakomeza. Ngubu tugeze kuri episode ya 4. Episode ya mbere bazayikurikira ndakeka muri izi ntangiriro za kira cyumweru, ubwo bazatangira kuyikurikira. Gusa byabirenza busaba. Okay, urakoze cyane. Ratubwiye ngo mugeze kuri episode ya 4. Ese mugeze kuri episode ya 4 mushutinga, uvuze yuko episode ya mbere zasohoka mu cyumweru gitaha kandi mugeze ku ya 4, ubwo ibyo nabisobanura. Tugeze kuri episode ya 4 dushutinga. Episode ya mbere, episode ya kabiri zasojwe ku editingwa. Then episode ya gatatu ni ya kane ntago ziri editingwa. Cyakora mushobora kuba muri abahanga. Uri iki mu shooting ama episode ane yose nta nimwe murasohora. Ubu mubikora gute se cyangwa ni impamvu mu shooting ama episode ane nta nimwe murasohora? Oya, impamvu iyi ni filime tumo turategura, ntago dushaka kuzayibahereza nyine yuzuye. Kuko hari igihe uhereza abantu filime ituzuye ugasanga ni muyisoje. Ariko wenda bashaka bavuze ngo zasohoka mu cyumweru gitaha. Wone icyumweru gitase muzamwasoje shooting ayo ma episode 12 uko ari yose. Oya, turadusoje we no gushotinga episode 7. Zirindwi. Okay, murakoze cyane. Uyu mwamubonye ni OPPAA. Cameraman wamubonye OPPAA? Nabonye no OPPAA ngo niwe ukuriye iyi timu. Ntago ari wowe. Ubakuriye ntago ahari. Bakuriye ntago ahari. Ntago ahari. None ko wewe witwa OPPAA, tukaba tuzi ko channel yitwa OPPAA Films. None wowe wabuhuriye na OPPAA nyiri channel ko tuzi ko yenda channel yitirirwa nyirayo? Ni amazina yenda gusa, ariko uyikuriye naho hari yitwa Direct Fabkento. Direct Fabkento. Kandi yitwa Fabrice. Nawe yitwa Fabrice. Babazi. OPPAA rikombeshye cyane. Okay, ntari dore hano team ndabona hari abakobwa beza. Murababona. Ese OPPAA abakobwa ni waba ugira muri team yawe cyangwa nako muri team yo wundi cyangwa aho ushaka kumwungirije wenda?
ndamwungirije. se kuki navuze yuko ari wowe ubakuriye ukaza imbere kandi navuze ubakuriye akaruza? Oya, ndamwongereje ahubwo urabona uyu munsi kuba atahabaye ntibivuze ko adahari. Mbega uramuhagarariye Yego. kandi wicaye Harya. uramwicariye? Oya, ndi kugasutamiririzo niko navuze. uramusitamirije? Ni sawa none. Ariko abakobwa ntabwo aribo dufite gusa, harimo n'abandi nyine buretse ko baba bari ku ishuri biga boarding, aba nibo babashije kuboneka, ariko ntabwo bivuze ko filime izagaragaramo abangaba gusa. Hari n'abandi bataje uyu munsi ariko bahari bazakomeza no kugaragaramo. Okay, wowe witwa Fabrice wabimbwiye, muri iyi filime se uyikinamo cyangwa ntabwo uyikinamo? Iyi filime nyikinamo, nyinamo role nyine ndi umugome. Uri umugome n'umusanzwe uri wese? Oya, ndi umugome muri filime ariko utagaragara. Hari uruhande umuntu aba afite agomba kubogamiramo n'ahandi akahabogamira, hamwe ubwiza ahandi ububi. Ukina witwamo gute nawe? Nimbanjye nagatogo, nyinamo nitwa Gatanazi. Uri Gatanazi utanaga? Kiyereka Batanazi. Urabona ukuntu kera bajyaga babanga imipira, hari ukuntu ugenda utanaga gahoro imbaraga zuzegera. Okay, OPPAA twakomeje. Aha ndabona ari umukobwa unyegereye, sinzi impamvu twegeranye, nanjye niyo ngiye guheraho. Niyo ngiye gukurikiza abibwira wenda muri timu ya OPPAA. Atubwiye se iyo filime yayikinamo, ese azakomeza ayikinemo cyangwa mbega yakinemo ukuntu ukina muri filime ukahita upfa ntuzayigumemo. Aratubwira se iyo filime azayikomeza ayikinemo cyangwa byarangiye gutya? Okay, amazina yanjye nitwa Nyamungire Chance, ako nyina nitwa Aisha. Ukina witwa Aisha? Yego. Ese Aisha niwe waryihaye cyangwa ni uwanditse script yayiguhaye? Ya, niko nakuze nitwa, ariko si amazina yanjye. Urikunda mbega muri make? Ndarikunda. None se hano nsanze muri gukina filime biragaragara, abakinnyi rwose bafite nyine courage. Ese ni ibintu usanzwe ukora cyangwa yenda uri gutangira cyangwa mbega wavuga kuri kubyiga? Ya, ibintu usanzwe nkora. Ibintu usanzwe ukora? Hari amafilime se waba warakinnye cyangwa amakomedi? Cyangwa ni kwa OPPAA yarakugumanye yanze kukurekura? Yarangumanye ariko ntabwo ari ubwa mbere, kandi turacyagenda tuzagera kure. Ese OPPAA ko wamugumanye yanze kumurekura? Oya, ntabwo namugumanye. Urumva ubu se haba hari imbabazi ahubwo? Uvuze? Haba ari mazi. Kandi avuze yuko ari hano iwawe? Ntabwo namugumanye. Murabibona. Ari kuvuga ngo akina hano gusa nta handi akina? Nta handi hantu aratangira gukina, sibyo? Kubera ko buri muntu agira amahitamo ye. Kubera aramutse ahandi bamwaprojinze nyine bakamuhamagara ashaka kujyayo akaba yashutinga, ariko mu gihe bashaka kumuhamagara atabishaka ntabwo yajyayo. Okay, ntari bazajyayo. Azajyayo. Okay, hano ndabona uyu mukobwa wacu yegeranye n'umuhungu w'umusore cyane wambaye umupira usa nk'uyu wanjye. Numvaga akunda no gutukana, kinakomeza atukana cyane, sinzi niba kuko ari byo. Nawe yatwibwira akatubwira niba filime ayikinamo se akina yitwa gute? Natubwire mbega, ndabona asa nk'umuntu uhaze cyane. Ni neza, ibintu ni buko kabisa. Hanyuma witwa gute amazina asanzwe cyangwa se ukina muri iyi filime se ukinamo witwa gute, wadusobanurira? Ya, amazina yanjye ni Niyonshuti, ariko amazina nkoresha to muri ino industry hano hanze ni Smoke. Umbwiye amazina yawe ni Niyonshuti ariko ntabwo umbwiye amazina, umbwiye izina. Oya, ni rimwe ngira ni rimwe. Ugiye izina rimwe? Ya. Kuri radio rimwe? Ya. Urabeshya se. Ese nabeshya. Yego witwa Smoke? Ya. Ukunda gusmokinga? Oya, ntabwo mbikunda. Arikora we nakubonye ndaka. Ntabwo nikora man. Iyi filime uyikinamo nawe? Filime performingamo kabisa. Ukina witwa gute? Smoke n'ubone uko narembe kubwira. Bavugiye ari kuva mu kiganiro. Okay, ntaribi twakomeje gira hino mana nkubaze nawe. Dore nawe nari umuhungu dusa cyane w'igikara nkanjye, ariko nabone izuba ryamurasheho no ibindi. Okay, nagiye gutubwira rero izina rye, atubwiye se yitwa gute, se iyi filime ayikinamo cyangwa ntago ayikinamo, mbega tubwiye muri rusange. Mbega dusobanure muri rusange ntari. Ngiye nitwa Trezor. Ni filime nyine nyikinamo nitwa Trezor to. No Trezor. Ko abantu bavuga yuko yo akenshi abazina bitwa mu buzima usanga utari witwa mu mafilime wenda sinzi niba bashaka kwamura cyangwa bashaka iki. Wewe kujya utahinda izina ukumva ko akomeza kwitwa Trezor nyine nkuko witwaga? Oya, ngiye ntago nahindura izina ryanjye kuko niryo nakuze nitwa.
urumva no mu byo nkora byose nibyo ngomba gukomezanya naryo. wakwibura itezoro wagira uti itezoro Nacemba ndi Trezoro. ujya ucemba ni ibiki gucemba ni Nugukina neza nyine. ni ugucemba ni ugucenga Oya, nugukina neza role wahawe nko muri izi filime turi gukina. iyo ukinnye filime babyita gucemba. Iyo ukinnye neza. iyo ukinnye nabi Nyine wakinnye nabi ese umva n'imvugo wabona. yakinye n'aba wasatse. okay ntari reka dukomeze. Nanone umukobwa ngo niba izuba ryamwishe simbizi ariko nako ryatwishe rimeze nabi nawe yatwibwira se yitwa gute ese nawe ari kugaragara muri iyi filime cyangwa mbega ntabwo ari kwigaragara. Murakoze, amazina yanjye nitwa Teta, nanjye nyina muri filime. nawe ukina muri filime witwa gute? Ni Teta n'ubundi. witwa Teta. bagutiye akaya karimbo ka Teta se umva ngo kagezwe narariyumvisha ariko sinzi cyangwa ni wowe wakaririmba wowe uzabaza umuhanzi. ahasanga ari umwe muri abo ngabo akakuririmbira. Oya, nawe uri abaye arimo asaga ko kuririmbira byaba byiza. ari njyewe se Bitwaye iki? nta muntu uyizi ngo ayimuririmbirira ko ugiye se nawe banguka ibyo kugenda mugenda najyana ntabwo ari byo. Twakomeje hano hari umuhungu wegereye Teta sinzi niba ari waririmbye Teta cyangwa icyo nawe agera bidusobanurira ko nabonye mu kanya aramufasha ukuntu najya yatubwira se yitwa nde se nawe yaje gukina filime nawe aradusobanura mbega tumenye uwo ari we. nitwa Sam. witwa Sam. ino timu yatangiye kera cyane ariko ntabwo nabashije kubona komezanya nayo nagiye naboneka nyine kubera impamvu z'akazi. none wadusobanura ukuri iki? ubu ngubu nkora ibyerekeranye gato mariage gato anniversaire. urumva yuko hano dufite n'umuntu ukora amagato rwose ngo ni gato mariage na gato anniversaire. Hari abantu bavuga ngo ni kato kase kato na gato bitaniye ntabwo bitandukaniye kuko umuntu wese ubasha kubyumva arabyumva nyine cyangwa biterwa na dictionnaire basoma nyine biterwa n'uko abisomye. ni kato usoma kato n'usoma kato biratandukanye nyine. kato na gato yego byose biratandukanye. abavuga keke se abavuga keke se buri muntu abyita uko abishaka. hari abavuga keke urumva uyu nguyu akora keke se watubwira wenda no kugira ngo ubashe kuba ubona abantu bagusanga nyine ukorera he ese aho hantu mbega mukora mute mbega gusobanura muri rusange. urangije nta kibazo tu serivisi z'abakiriya turazubahiriza aho umukiriya yaba ari hose ashaka keke tuyimugezaho. ntabwo mwaka transport no transport ni yacu mujya no mu ntara se mu ntara none biterwa n'iyo ariyo iyo ari iy'ubukwe twayijyana. none ukorera heza hano ruguru gatoya. hano ruguru gatoya n'abantu badukurikiye ntabwo bazi aho turi uvuze hano ruguru rero waba wajijishije. ni hano i Remera kuri 525 imbere yaho 525 imbere yaho imbere y'Iremera cyangwa imbere ya 525 hano i Remera umuntu uzi 525 i Remera arahazi. okay nta kibazo. sasa rero hano turahabona umukobwa nawe mwiza cyane ufite naturere umusatsi mwinshi cyane wagira ngo ni ikigunda nawe nshaka kubaza niba akina muri ino filime cyangwa se mbega azareka kuyikinamo cyangwa hari ahandi akina nabyo yadusobanura nta kibazo. Okay, murakoze, nitwa Uwineza Sandrine, nyina muri iyi movie n'ubundi nyina nitwa Sandrine ariko si yo yonyine nakinnyemo hari n'izindi ziri kuri channel nakinnyemo. hari izindi ziri kuri channel se iyo channel ni ya OPPAA Films cyangwa wenda n'indi channel itari iyi ngiyi? OPPAA Films. Ni OPPAA Films. Yeah. N'ahandi hari nawe OPPAA yarakugumanye? Oya ntabwo ari ukungumana ni uko ntarabona ahandi nyinira ndamutse mabonye naho najyayo nkakina ariko nkanaguma muri groupe naribe. Okay, ni byiza cyane ndumva rwose mufite intego mufite akazoza niko babyita mu kiwacu mufite akazoza kabisa ni byiza cyane. OPPAA ndabona ariko ndeba muri telefone sinzi ngari kureba mwiki uri kuga mu cyopa uri kuwacaro yayo ko yakuze ho murayazamutse bana. Okay, twageze ku musore nawe nawe yikuye rwose afite amatuza nk'ay'ingagi mujye mubona za ngagi zo mu mashyamba zifite ni kwa musafiri
nawe none yakuyemo sitozi impamvu yakuyemo niba ari izuba ryinshi ariko nanjye ndumva nakuramo kweri izuba rimeze nabi makumazi mansomeho mana nawe agiye kudusobanurira rero makumazi mana nawe agiye kudusobanurira ese akora ate agira ute mbega nawe dusobanura nyine mbega ukuntu yitwa niba iyi filime ayikinamo cyangwa atayikinamo atubwire ukuntu akinamo yitwa. Aha murakoze ubusanzwe amazina yanjye nditwa Musafiri nkaba nyina ndi maneko w'ikiragi ariko izina rya filimi ntabikiragi se kandi muri nakinnye ndi kiragi ni agapfizi izina ni agapfizi ikindi si ubwa mbere nyinnye filimi hari indi caro nakinnyemo yitwa Kibweteri cyangwa se Isiraganahe Isiraganahe nuko ngayo nguko rero amazina nayo. Okay, ndagira ngo timu yose ya OPPAA Films mwayibonye bantu mudukurikiye ahubwo se wenda ndabaza OPPAA iki nako nagakaye OPPAA ngumwegerana noze yanyuma ndayibaza OPPAA ese OPPAA baziye kubaza nyine urabyumva bisubize bana mu gukina iyi filime kanca nanya isanzwe ikurikirwa ikibazo cya mbere ese hari ibindi bihangano mushaka kuzashya kwica nanya cyangwa mbega hari ibindi byaciyeho mwashyiragaho hakabaho short movie harimo umutima wicuza urukundo rw'umuyonga ya izo ngizo gukomeza aho bizakomeza ikindi wasanze hano baririmba ariko harimo umunye wari wavutse ntabwo wari wavutse wari wicaye hano nicaye wa mukobwa Aisha no yayishugarutse Aisha ngo nereka abafana bakure ngo wavutse Aisha vayisuza ngo no sohoza abantu ngo yavutse kamera mama yakizaho kamera ari Aisha ngira ngo ni muramubona niwe wavutse sinzi imyaka ngo yagezeho ningaye gusa ndabona akiri akana Umwana yakuze shaka umwana ashaka ko yakuze rwose afite gahunda mujyeyo mubaze n'izina ariko yitwa Yisha ndari babwiye yakuze kabisa rero nagira ngo bantu mukurikiye channel yacu ya OPPAA Films nanjye basanze kuri set nitambukiraga kabisa aba nta basore bafite gahunda hari nabandi ngo bataje ariko urumva bafite gahunda yo gukina amafilime menshi mu bakurikire mujya kuri channel yabo mu following se icyo nagiye kubabaza izindi mbuga mukoresha wenda uretse YouTube channel ya OPPAA Films YouTube channel yitwa OPPAA Films TV TikTok yitwa OPPAA Films TV Instagram ni OPPAA Films TV Facebook ni OPPAA Films TV Twitter ni OPPAA Films sorry gato kuri Twitter ngo sigaye ita X sigaye bayita X ariko ngo karaka X harakina kaba gasobanuye nasobanuye iki sobanuye iki harimo ibintu bijya kuri Google kagasacinga ubona iki hari ibintu babigize ibiki bigenda byibalansinga searching do X ariko biraho nta kindi dukunda se oya OPPAA akona no to X mujye ako murumva mujye mukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zose ni OPPAA Films TV OPPAA Films TV ku mbuga nkoranyambaga zose rwakoniza akoresha mujye mu followinga mu bakurikire mu nabasharinge igihe video yasohotse cyangwa tuyireba iyi film ishaka kubiryoshye ko nasanze ari mbi cyane sanze teguye kabisa harimo abantu bibiragi mwabonye harimo abakobwa beza kabisa muzayikurikire ngira ngo twasoreza ahangaha ngiye bagezaga ikiganiro ni Dani ciao na utaha.